ku kiraro kigabanya akarere ka Muhanga n'akarere ka Ngororero. Ubwo iyo wambutse ikiraro uba winjiye mu karere ka Ngororero, ariko impanuka aho yabereyeho impanuka yabereyeho ni mu karere ka Muhanga, kuko imodoka yari itarambuka ikiraro ngo yinjire mu karere ka Ngororero. Akaba ari imodoka ya hoho yari itwawe n'uwitwa Mugwaneza Idrissa niba nibuka neza, akaba asanzwe ari umushoferi utwara imodoka z'Abashinwa, akaba ari kampani y'Abashinwa ikora uno muhanda wa Muhanga Karongi. Mu kumanuka n'ubundi igiye kugera kuri icyo kiraro irenze aho bita ku rwibutso rwa Nyarusange, nibwo izo feri zabuze, umushoferi atangira kubona ko imodoka ifite ikibazo. Rwose mu myaka maze ibi bintu nubwo bwa mbere mbibonye byo kugira ngo imodoka zigwe mu mazi. Imodoka ngo yari yabuze feri ku Nkoboka ari hakurya, imanuka igiye hariya ngo kuri Karasha, iragenda igeze hariya kubitana na kwasiteri n'itagisi ngo byari biri hagati aho ku iteme, ngo yanga guca mu iteme anyura hariya aramanuka. Imodoka ni mu bwoko bwa hoho. Ubu yibereye muri Nyabarongo. Irimo hariya buriya. Ntabwo n'ikisa kari hiriko mutayo. Irimo hariya, nta rutare ruhari, nta sumuri hari, irimo hariya. Ubwo mwe aho muri kuvugira imiheho ni hariya hari kubiramo. Hari iri mu kariya hari mu kugira. Imodoka yakoze impanuka igwa mu hariya hafi ku kiraro cya Nyabarongo. Nicyo cyatumye duhagaze aha ngaha kugira ngo turebe ko abatabazi bayikuramo se cyangwa bagakoramo umuntu wari uyitwaye. Ntabwo muri Nyabarongo mo hagati kuko ntabwo igaragara n'abatabazi b'abayishakashaka. Mu masaha ya mbere ya saa sita hari ikamyo yari iturutse hakurya muri Nyarusange, ubwo iraza igeze mu ikorosi ryegereye ku iteme, ibura wabonaga ko yabuze feri, ageze mu ikorosi ya ruguru iramuzunguza, aramanuka. Ndavuga n'ibyo byose iriya modoka yagwa mu iteme, birangira we ayoboye ku muzungu, iramunanira paka ikubise ibiti n'imigano iteruha muri Nyabarongo. Wayirebaga wowe? Nayireberaga imbone nkubona. Tubwire wenda ishusho we wabonye muri wowe. Icyagaragaraga cyo wabonaga ko yarabuze amaferi. Ubwo kubera yuko twagerageje kwimenyesha abayobozi, bihutiye kuhagira nabo basaba ubufasha, kugeza ubwo na marine bageze nabo nguko kano kamanya ubona ko irimo kugeza kureba ko icyo yakora. Turacyategereje, ndabona abamarine bari mu mazi kugira ngo turebe ko yaza kuvamo. Ntavamo biraba ari amahirwe, natavamo baraza kumenya. Polisi bazanye n'imodoka zimenyerewe mu guterura cyangwa se gukurura ibintu biremereye, akaba ariyo bazanye kugira ngo ibafashe gukururamo iyo hoho yahezemo, hanyuma barebe niba na nyir'ubwite yaba akirimo cyangwa se niba amazi yaba yamukuyemo akamutwara. Aho bigeze ubu ngubu nta muntu uzi amakuru ye, ntabwo bazi niba akiri muri iyo hoho cyangwa se niba amazi yaba yamukuyemo, ariko mu mavidewo imigano niyo yayivunnye. Teko ubanza yirukankaga kabisa. Abakurikiye BTN TV rero nk'uko twari twabibabwiye, dufite umunyamakuru mugenzi wacu ari i Karongi, niwe uri kudukurikiranira bijyanye n'iyi mpanuka idasanzwe yabaye muri aka karere ka Karongi, ariko nshobora no kwandi kuvuga Karongi wenda ari Muhanga, araza kubidusobanurira. Gusa ikiriho cyo Ngendisha Drake Niyonsenga, uyu agiye kutubwira ibijyanye n'iyi mpanuka y'imodoka yaguye muri Nyabarongo, baranatubwira nyine ibiri gukorwa kugeza ubu. Eric, tuguhaye ikaze muri BTN TV, watubwira uko byifasha aho ngaho muri ako gace uherereyemo. murakoze cyane Shadrake ndetse n'abakurikiye BTN TV muri kano kanya. Reka wenda ntangire mposoraho gato, ntabwo ari Karongi ahubwo ni mu karere ka Muhanga, akaba ari mu murenge wa Nyarusange, ni ku kiraro kigabanya akarere ka Muhanga n'akarere ka Ngororero. Ubwo iyo wambutse ikiraro uba winjiye mu karere ka Ngororero, ariko impanuka aho yabereyeho aho impanuka yabereyeho ni mu karere ka Muhanga, kuko imodoka yari itarambuka ikiraro
ngo yinjire mu karere ka Ngororero. Ngororero ni Karongi? Aho impanuka yabereye oya ntabwo ari Karongi, ni mu karere ka Ngororero, ni ikiraro kigabanya akarere ka Ngororero n'akarere ka Muhanga. Okay. Ubwo rero impanuka aho yabereye n'ubundi ni ku ntangiriro neza aho ikiraro gihera. Ubwo ni mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga. Akaba ari imodoka ya hoho yari itwawe n'uwitwa Mugwaneza Idrissa niba nibuka neza. Niwe yaduhaye mu mafoto? Yego nabahaye mu mafoto. Akaba asanzwe ari umushoferi utwara imodoka z'Abashinwa. Akaba ari kampani y'Abashinwa ikora uno muhanda wa Muhanga Karongi. Muhanga Karongi none ugarutse Ngororero kandi uwo muhanda ukoze ute? Umuhanda ni umuhanda bawita Muhanga Karongi, ariko urabagenda ugaca mu karere ka Ngororero ugakomeza nyine ukajya i Karongi. Okay. Kugira ngo winjire muri Karongi usohoka muri Ngororero ukabona kugenda ubwo ugakomeza, abawuzi barawuzi. Okay. Ariko hano ikiraro cyo kigabanya Muhanga na Ngororero. Yego yaratwawe rero iyo modoka yo mu bwoko bwa hoho, ariko abayizi neza bakorana nawe bakaba bavuga ko ari imodoka isanzwe yikorera ibizwi nka konkasi cyangwa se bakoresha mu buryo nk'ubwa laboratwari, zino zigenda bifashisha bapima niba umuhanda ukomeye cyangwa se udakomeye. Akaba ari imodoka ngo yari atwaye n'ubundi yerekeje mu burengerazuba, aho bari bagiye, hari umuhanda bari bagiye gusuzumayo. Ibyo rero ngo agihaguruka n'ubundi Muhanga, imodoka ishobora kuba hari ibibazo yari isanzwe ifite bijyanye na feri, ariyo mpamvu ngo yari ishaje, niko bari kuvuga. Yari ishaje nyine, yari ifite ibibazo ngo bya feri, ariko ababizi bakavuga ko ngo ari feri z'imyuka. Hanyuma rero ngo mu kumanuka n'ubundi igiye kugera kuri icyo kiraro irenze aho bita ku rwibutso rwa Nyarusange, nibwo izo feri zabuze. Umushoferi atangira kubona ko imodoka ifite ikibazo, bahise ahamagara mugenzi we bakorana, amubwira ko n'ubundi imodoka yamunaniye. Hanyuma undi nawe amugira inama y'uko yashaka ahantu hari umukingo akaba yayegekaho. Ubwo yari akirimo akiri kugerageza ariko yamunaniye? Yego yari akirimo kwigerageza, kubera ko bambwiye ko ngo ari imodoka yari yikoreye rwose bishoboka pe, yari yikoreye toni zirenga. Hanyuma rero uwo yahamagaye mwavuganye, uwo yahamagaye amubwira uko ikibazo kiteye? Nkurikije kano kanya ukuntu ameze, ntago ari muri kondisiyo nziza yo kuba yabasha kuvuga. Nyine yaganira n'itangazamakuru, wenda nyuma umuntu ari buze kumuvugisha, ariko kano kanya ntago ari muri kondisiyo nziza yo kuba yaganira n'itangazamakuru, n'ameze nk'uwataye umutwe. Impamvu yo guta umutwe nta yindi, ni uko ngo bavuganaga telefoni iza gucika ubwo imodoka n'ubundi yari iguye muri Nyabarongo. Ubwo rero ngo yamanutse, ageze n'ubundi muri iryo koni hari akazu kabamo abantu bacunga umutekano w'iyo Nyabarongo kugira ngo hatagira n'abaza kwijugunyamo. Ihageze nibwo yasanze kuri icyo kiraro ngo hari imodoka ya kwasiteri yaturukaga muri Karongi nk'uko wabivugaga. Hanyuma arebye abona ishobora kuza, kuko ngo yabwiye uwo mugenzi we ngo aho nari ngiye kuyinyuza ndabona hari imodoka, reka nshaka ahandi hayobereza. Kuyiyobya rero aho yanze hari umuhanda, niho umuhanda wahoze unyura mbere, ukagenda ugaca hejuru yo Nyabarongo ukambuka hakurya, ariko barawuyobeje bawucisha ahandi. Aho rero wanyuraga n'ubundi uracyahari w'ibitaka usanzwe, ariko nta binyabiziga biwunyuramo. Ubwo rero niho yahise ayiyoberezamo. Hanyuma mu kuyiyobya biranga ko ayegeka ku mukingo, ahubwo biza kurangira imodoka ihise igonga igiti kiri hejuru ya Nyabarongo, harimo imigano, iragikubita gicikamo kabiri, ica hejuru y'iyo migano ishokanamo nawe. Ni imodoka ya hoho yari ipakiye nyine, wumva ko yari iremereye, yari ipakiye ibintu byinshi, ishokanamo nawe. Ntabwo yigeze agira ubuntu bwo kubona uko avamo, nayo ntiravamo. Kugeza tuvugana
haje abo mu mazi, ubwo ni marine, ni ishami ryaturutse i Kigali, ni polisi gisirikare, polisi. Bazanye n'imodoka zimenyerewe mu guterura cyangwa se gukurura ibintu biremereye, akaba ariyo bazanye kugira ngo ibafashe gukururamo iyo hoho yahezemo, hanyuma barebe niba na nyir'ubwite yaba akirimo cyangwa se niba amazi yaba yamukuyemo akamutwara. Aho bigeze ubu ngubu nta muntu uzi amakuru ye, ntago bazi niba akiri muri iyo hoho cyangwa se niba amazi yabo yamukuyemo, ariko mu mavidewo naboherereje hari videwo igaragaza ahantu muri Nyabarongo hameze nk'aharimo kubira, hano hari agafresh. Yego, abaturage barimo kuvuga ko aho harimo kubira ashobora kuba ariho igice cy'inyuma cyayo kiri, uzi ko kiba kimeze nk'igifukuyemo, bakavuga bati ashobora kuba ariyo mpamvu amazi ari kugenda agakubita akamera nk'aho arimo kubira. Hanyuma ruguru y'aho yaguye ni inzu imwe ihari y'umunyamahanga niwe uhituriye. Abahakora bakorayo mu rugo mbabaza, mu mvura nyinshi bigoranye kubona uko uganira n'umuntu n'ubindi ku bitugu, bambwiye bati twebwe twari turi mu gipangu turimo gukora nk'ibisanzwe, hanyuma twumva ikintu kibaye nk'ikidumbura mu mazi. Bati rero mu kuza twaje dusanga imigano yavunaguritse, icyatweretse ko ari imodoka iguyemo hari ikintu kimeze nk'icyo kuri parishoke imbere cyasigaye hejuru. Bati ariko tureba n'ubundi hari akari kakiri kureremba, amazi yari atarayirengera, ariko irimo kumanuka ijyamo hasi buhoro buhoro. Yego, ubwo rero urumva ko byari bigoranye kuba hari umuntu wakishoramo ngo arogamo ajye kumukuramo. Imvura yaraguye, Nyabarongo yigiye hejuru, amazi yabaye menshi, niyo mpamvu birinze bigeza n'amasaha iyo modoka na nyirayo wari uyitwaye bakirimo. Ariko abayizi bakavuga ko ari imodoka n'ubundi ngo yari ishaje, kuko ngo ashobora kuba yari amaze iminsi igera nko kuri 3 bamubwira ngo ayitwara byanga, uyu munsi rero aza kwemera kuyitwara. Ubu ntabwo twavuga ngo yamwambuye ubuzima kuko ntabwo turamenya ibiri bukurikireho. Ibyumvikana ayo masaha ashize, ndibaza byatangiye kumvikana mu masaha ya saa 5 hari. Yego, mu masaha ya saa 5, ariko hari umuvandimwe umwe mu nzego z'umutekano twari kumwe mu kanya tuganira, ambwira ati ngewe saa 3 narindi hano, ati ikigwamo bahise bampamagara bitanza hano saa 3. Urumva we yambwiraga saa 3, urumva rero niba ari saa 3 hashize amasaha menshi, ubu turi hafi saa 10. Byagorana ko yaba akiri muzima, uretse ko Imana ikora ibyayo, wenda twe guhita tuganira. Ni ibintu binagoranye kumukuramo kuko byasabye ko bazana runo rukerero rwa kizungu dusanzwe tumenyereye bakoresha mu gukata ibiti, babanza gukata imigano ndetse n'ibindi bintu bishobora kuza kuba inzitizi kugira ngo imodoka ize kubona aho iyikururira. Naho ubutaka bworoshye, abantu bafite impungenge bavuga bati ubutaka bwa hariya ahantu buroroshye, kuzana ikintu kiremereye gishobora kuza gukurura iyo hoho nayo iremereye bishobora kuza kugorana, ariko ubwo turahari n'ubundi kugira ngo dukurikirane turebe ko ari buvemo, niba ari buvemo ari muzima. Gusa inzego zitandukanye zo yaba iz'umutekano n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda baza, ubona ko ni ikibazo nyine cyahawe agaciro, atari umuntu umwe cyangwa se abaturage ku giti cyabo, ahubwo n'inzego bwite za leta muri rusange. Hanyuma se ubundi uyu muhanda wo uteye uti, ubundi nawe ugize icyo utubwiraho ku bijyanye no kuba wenda hari imvura yatumye huzura, ariko icyo kiraro cy'ubundi giteye gute? Urebye byo uko bikoze ubundi ntabwo bishyira ubuzima mu kaga? Ubusanzwe umuhanda washyiraga ubuzima mu kaga mbere utarakorwa na Senateri Evode yigeze kubivugaho, avuga ati njye nimwongera kumpa misiyo yerekeza mu burengerazuba bizasaba ko muntegera indege. Ntabwo ari nyabagendwa umuhanda wa Muhanga Karongi, ntabwo ari nyabagendwa, ariko barawukoze rwose. Ni umuhanda unyerera, bisaba nyine imodoka ifite amapine mazima. Ubwo wenda
tunabikomojeho no mu kuza tuza muri iyi nzira hari indi mpanuka nayo twahuye nayo y'imodoka, akamodoka kari mu bwoko bw'amavatiri nako gashobora kuba kari ku muvuduko, ariko imvura yaguye ari nyinshi, umuhanda umera nk'aho unyerera, bisaba kuwugendamo wigengesereye kubera n'ubwo bunyereri. nayo ubwo twayinyuzeho yagushije umugongo igaramye muri kaburimbo, nayo bikavugwa ko yakwepaga umunyonzi n'umumotari bari bari mu wundi mukono mu kuwakwepa ikubita hakurya irongera iragaruka igwa muri kaburimbo. bibona ko ukurikije ubwiza bwawo n'uburyo umeze birasaba ko ibinyabiziga mu kuwugendamo ahubwo byitonda ari byo kurusha uko bavuga ngo umuhanda ni mubi. nta bundi bubi bwawo, ahubwo abawukoresha nibo bisaba kwitonda. ariko bo kuri iyo mpanuka y'uwo waguye muri Nyabarongo bahuriza ku kuba ari imodoka yari ikuze, ni za hoho za kera, bavuga ko ari imodoka yari ikuze, amasheri yayo yari ibibazo, akaba ari ibyo bakomozaho, kuko no kunanirwa kuyikontorora byatewe n'ibyo bibazo by'amasheri, yanga kugonga abari imbere baturukaga i Karongi berekeza i Muhanga. urumva yarwanaga no kugira ngo arebe umukingo yegeka ahita gukomezanya, ariko kubw'umwaka nyine imushokana muri Nyabarongo. hanyuma ubu ngubu wari utubwiye ngo batangiye ibikorwa bigaragaza ko bashaka kuzamuramo hoho, ubwo uraza no kuduha wenda amashusho agaragaza ikiri kuba, ariko gato wenda kugira ngo dusoze. ubu tuvugana hari amakuru mufite yandi kuri uyu muntu wari utwaye iyo hoho, nko kuba yaba afite umuryango, nko kuba yakomokaga hehe? ibyo hari icyo mwari mwabimenyaho? mu byo nabashije kuganira na bamwe mu bakorana nawe, bambwiye ko yari umugabo, yari yubatse, afite umugore, gusa ntibazi ngo yari afite abana bangahe. ikindi bambwiye ni uko barashidikanya hagati ya Nyamasheke na Rusizi ko ariho umuryango we, umugore we wabaga, kuko ntabwo wabaga inaha. ubwo wenda ibindi twaza kubaza mu bakorana nawe bari buze kwemera kuvuga, kuko urabona ko ari urupfu. sinzi niba navuga urupfu kuko ntabwo twabikomfirima kano kanya. ni impanuka yashenguye abakoranaga nawe, ntabwo bose nyine urabona ntabwo mu mitwe barabyakira, bategereje igishobora kuza kuva mu byo mubiri buze kuva muri Nyabarongo, kuko n'ubu tuvugana wenda usibye ko batemye ibyo biti bagize gute, ariko ntabwo ibikorwa nyine byo gushaka kumukuramo ntabwo biratangira. ariko abagomba kubikora bo bahageze? abagomba kubikora bahageze. ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi mu kanya bari barimo bambara. ndi kubona imodoka y'uhagarariye polisi mu majyepfo nayo irahari. urumva ko ntabwo ari ikintu kiri kureberwa ku rwego rw'akarere cyangwa umurenge. ubwo ibindi byo ibiri buze kubaho wenda bishobora kuza kuba bigoranye bwije, ariko uko byagenda uko ariko kose turahaba. ubwo iby'ibanze biri budushobokere turaza kubifata kandi turabibagezaho. abakurikira BTN TV bari buze kubimenya uko byaje kugenda n'ibyavuyemo. Urakoze cyane, ubwo ukomeze bidukurikiranire, ubwo turaza kubibona mu yandi makuru aza gutambuka. murakoze cyane, namwe turabashimiye. Okay.